iyo urebye nko muri 1994 ababyibuka no mu mashuri wasangaga nk'abana bagahungabana ari benshi, ugasanga ikigo bagifunze kandi twari dufite inzobere nkeya, ugasanga mu muryango aho umwana ari n'imfubyi ni kwa bene wabo, imyitwarire ye barareba bakabonera munaniye bakamwirukana. Yashaka umugabo akavuga ati yewe uyu muntu sinzamushobora, ati ageze mu kwa kane noneho biranakomeye. Kandi nta kintu gihungabanya nko kuba utarabashije gushyingura abawe. Hari benshi batashyinguye n'uyu munsi wa none batazi ngo ababo bari hehe. Uwo muntu rero bisaba yuko umuryango umufite ubanza kumenya ngo niki cyahindutse muri we kandi niki cyabiteye. Yagera muri iki gihe burya nta cyago nko kubura umuntu ukubwira ngo mpore. Byibuze abo bari kumwe nabo bakamubwira bati turi kumwe. Niba duturanye nk'abana ntasohoka, byibuze nkajya kureba impamvu adasohoka, nkamubwira se waramutse turi kumwe. Umugabo wamushatse cyangwa umugore wamushatse akamenya kumubwira ati ndabizi ko ntabasha gushima aho ubabara ariko turi kumwe. Hari abantu bapfakaye uyu munsi wa none bakaba baragerageje kurera abana, ariko ari papa ari na mama, niba ari umugabo cyangwa niba ari umugore, urumva haba hari ikintu kibuze. Abo bana uburyo barezwe nabo bafite ibikomere bakomora yuko ababareze nabo bari bafite ibikomere. Hari uwushyingirwa kabyara akabura ujya kumuhemba, akabyara kabiri akabyara gatatu nta muntu urajya kumuhemba. Ni ikindi gikomere. Hari abafite ibikomere basigaranye batari bavurwa. Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi b'Inkingi y'Umuryango TV. Turizera ko mwese muri amahoro, turizera ko Imana ikomeje kubarinda. Twongeye kuvuga ngo mukomere, amahoro aganze mu mitima y'abantu bose muri iki gihe gisa nkaho kiba kitoroheye igihugu cy'u Rwanda muri rusange, aho twibuka ibintu byinshi bitabaye byiza ku buzima bwacu, aho twibuka ku nshuro ya 27 Genocide yakorewe Abatutsi. Ni igihe kiba kitoroheye abanyarwanda muri rusange, ariko kandi turavuze ngo Imana y'amahoro idukundira izabane natwe muri iki gihe, amahoro aganze mu mitima y'abantu bose. Nimuhumure, Imana yacu izabigenza neza kandi aho igejeje ikora turayishimira. Nk'uko mubizi rero, Inkingi y'Umuryango ni channel ikora ibiganiro by'umuryango, kandi umuryango nawo bujya ufite ukuntu wahungabanyemo muri Genocide. Ariko tutarabyinjiramo ndagira ngo mbanze nk'umutumirwa wacu uyu munsi abanza twibwire uwo ari we n'icyo akora. Imana imumugisha. Urakoze Elise, nguhaye ndagushimiye nawe Imana iguha umugisha. Ndagushohoje, nshohoje Sipiriyani, nshohoje inshuti za Inkingi y'Umuryango channel. Nitwa Ansira Mukarubuga, ndi umujyanama mu by'ihungabana, ndi inshuti y'umuryango, ndi umuherekeza w'ingo. Mwamwumvisha umutumirwa wacu ati ndi umujyanama mu by'ihungabana. Niyo mpamvu ngira ngo ntimuzarambirwe kumubona kuri iyi channel, kuko iyi channel irira sesengura ikintu cyose cyahungabanya umutekano w'umuryango. Kandi muri bimwe bizana ibibazo mu miryango harimo ibikomere, harimo ihungabana ryo mu bwoko butandukanye. Ariko muri iki gihe twese abanyarwanda tuba twibuka ibintu byabaye muri iki gihugu nakwita by'agahomeраmunwa. Nicyo uyu munsi turi bwibandeho cyane. Ngira ngo mama Ansira uyu munsi ari buze kutuganiriza kusanganyamatsiko namutumiyeho ngo atubwire. Ndifuza ko uyu munsi atubwira ese mama Ansira, umuryango wa nyuma ya Genocide wari wubatse ute, wari umeze ute, urugendo rw'umuryango kugera uyu munsi ruteye rute, mubibona mute nkamwe mufite aho muhuriye n'abantu bagize ihungabana cyangwa mu bunararibonye no mu myaka mufite? Ntekereza ko n'icyo gihe mushobora kuba mwari muhari n'abantu mugenda muganira mukabihuza n'akazi mukora. Ngira ngo hari byinshi mwatubwira ku
ku isura umuryango nyarwanda wagize guhera inyuma ya Genocide yakorewe abatutsi kugera kuri inshuro ya 27 twibuka Genocide yakorewe abatutsi. Imana ibahumugisha. Reka ntangire mbanza kwihanganisha abarokotse Genocide yakorewe abatutsi, mbabwire ngo impore intero n'ubudaheranwa, mbabwire ngo tugendere ku nsanganyamatsiko, twibuke twiyubaka aho bari hose, bakomere. Kandi kwibuka Genocide ntabwo ari by'abarokotse gusa, kuko Genocide ni icyaha gikorerwa isi, bavuga ko ari crime contre l'humanité. None umuntu wese wumva Genocide hari aho yamukoze, Genocide ayanze, twibuke rero Genocide yakorewe abatutsi, buri wese akomera ahari hose, abari mu muryango by'umwihariko. Urambajije rero utese umuryango byawugendekeye gute? Mukuri iyo tuvuga iriya Genocide tubanza kureba ubukana bwayo. Umuryango warashegeshwe cyane, byonyine urabona nko muri kino gihe turibuka turi no mu bihe bikomeye bya COVID-19 n'icyorezo kibasiye isi. Iyo urebye mu Rwanda ingamba zafashwe ngo bahangane nacyo, duhangane nacyo, ziraremereye. Hamaze gupfa abantu batagera kuri 500. Genocide rero mu Rwanda yakorewe abatutsi yahitanye abantu bagera kuri miliyoni mu minsi 100. Bivuga ngo buri munsi byibuze hapfaga ibihumbi 10. Ubu urabona hari abantu bahungabanye kubera COVID, hamaze gupfa abo bantu bataranagera kuri 400. Utekereze noneho abo bantu miliyoni yapfuye mu minsi 100. Utekereze uburyo igihugu cyasenyutse, uburyo umuryango abantu bashize, ugasanga umubyeyi yasigaye wenyine cyangwa umuryango urazimye, ugasanga ibikomere ni byinshi, ugasanga ibintu byose byari byaragezweho, uhereye ku mashuri, amavuriro, buri kimwe cyose cyagiye. Rero umuryango kiragihe wari wasenyutse, abantu bafite ibikomere by'umubiri, bafite ibikomere ku mutima, bafite imyumvire bibaza ngo ese ubuzima buzagaruka. Cyari ikintu gikomeye muri 1994. Turashima rero Imana yuko igihugu hari icyo cyakoze gikomeye. Turashima n'abanyarwanda bemeye kugendana n'ubuyobozi bw'iki gihugu cyacu muri iyi myaka 27 ishize, ukaba ubona hari ikintu cyagiye gikoreka. Ariko urugendo ruracyahari, inzira iracyari ndende. Arakoze cyane umutumirwa wacu mama Ansila, ari mujyanama mu bijyanye n'ihungabana. Ni nayo mpamvu uyu munsi ari hano kugira ngo aze kugirana byinshi adufashaho. Agize ati koko ntago byari byoroshye nyuma ya Genocide, hari imiryango yazimye, hari abasigaye ari incike, hari abasiganye ibikomere by'umubiri, iby'umutima, ibyo. Ariko mama Ansila, hari ibibazo byinshi tubona mu muryango uyu munsi, ariko ntekereza yuko hari na bimwe bifitanye isano na Genocide yakorewe abatutsi. Ese tubyemeranyaho mama Ansila? Tubyemeranyaho cyane, kuko imyaka 27 iyo umuntu abaze yumva ari myinshi, ariko iyo urebye mu buzima buri hanze aha usanga ari mikeya cyane. Ni mikeya kubera iki? Turacyafite nyine abo bakomeretse, turacyafite abana b'imfubyi, ubu nyine barakuze ariko akaba atazi aho akomoka. Ugasanga ni umusore ntazi ngo birirwa bashakisha ku mbuga, warabibonye, akaba avuga ngo yitwaga kanaka, ngo bari batuye ahantu, ngo mama yitwaga nde, cyangwa n'abatabibuka ari byo yagiye abwirwa. Dufite abantu benshi batazi ngo ni bande. Iyo umuntu rero adafite identity, atazi ngo ninde, biba bikomeye cyane. Turacyafite umuntu wagiye arokoka ari umwe. Turacyafite umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ujya gukora ubukwe adafite umubyeyi. Nuko nyine igihugu cyubakiye ku ndangagaciro zacyo, hakaboneka abandi babyeyi mu muryango nyarwanda, ariko hari n'abandi bataye izo ndangagaciro. Ugasanga umwana w'imfubyi utagira epfo na ruguru aramubwira ati nabuze umuntu ujya kunsabira, nabuze aho njya gusabirwa, nabuze aho njya kwereka umufiyanse, akamubwira ngo uzampa amafaranga.
icyo kintu urabona ko ari igikomere. Hari abantu bapfakaye uyu munsi wa none bakaba baragerageje kurera abana, ariko ari papa ari na mama, niba ari umugabo cyangwa niba ari umugore, urumva haba hari ikintu kibuze. Abo bana uburyo barezwe nabo bafite ibikomere bakomora yuko ababareze nabo bari bafite ibikomere. Hari uwushingirwa kabyara akabura ujya kumuhemba, akabyara kabiri akabyara gatatu, nta muntu urajya kumuhemba, ni ikindi gikomere. Hari abafite ibikomere basigaranye batari bavurwa, batari babasha kuvurwa nubwo hafashwe ingamba ndende zishoboka kugira ngo byibuze abantu bavurwe, ntabwo bose baravurwa. Hari abatarabona icumbi cyangwa bafite itabahesha agaciro, hari abagicyurirwa bagituye aho bari batuye n'ubu bakaba bagicyurirwa, mbega bakishaka bakibura. Mbega ibikomere biracyari byinshi. Ariko tunagarutse mu isura y'umuryango ya kiriya gihe, burya hari abana bireraga. Fata nk'umwana wari ufite nk'imyaka 14 abuze papa baye mama, agiye kurera abana 5 6, nta wigeze amutoza uko barera umwana, nta wigeze amubwira ngo umwana nakosura mukosora gute. Bakabaho bakarwana, babyita gustragoringa, bakarwana, bagira Imana bakabona babashyigikira hirya no hino. Igihugu cyagiye kishakamo ibisubizo, icyo bita home grown solutions. Ugasanga hari abagira neza, ugasanga igihugu kirashyiraho nk'ikigega gifasha gitera inkunga bacitse ku icumu rya Genocide batishoboye. Hari imiryango myinshi yagiye ivuka, za Ibuka, Avega. Hari n'abandi abana mu mashuri bakavuga bati ubwo tudafite umuryango, byibuze dukore turerane, umwana ntazabura umusura kandi duhari, ntazabura isabune. Rero hagenda havuka imiryango, ariko ibibazo byari bigihari kandi n'ubu biracyahari, n'ejo ntibizaba byakemutse, ariko kubera ubushake, kubera Imana, kubera imiyoborere myiza, hari ibigenda bikemuka. Imana ishimwe. Ntago byoroshye umuntu yavuga ngo muri Rwanda akomoje ku bintu byinshi. Abana bareze abandi, ababyeyi babyara bakabura bajya kubahemba, abashingirwa bakabura bababigira ababyeyi. Ko mu bivuze ubu ngubu umuntu asigaye avuga ati nzakodesha uzambera papa, nzakodesha uzaza ari data wacu. Ibyo bintu ngira ngo birakorwa, ariko ntekereza yuko hari ibikomere bisigira abo bantu, ndetse hari n'ubwo wenda hari n'ababura burundu, ko hari n'igihe usanga adafite n'ubushobozi bwo kujya gukodesha uwo muntu uza kwitwa ise. Rero mama Asira, turashima Imana ko yaduhaye ubuyobozi bwiza n'ibigo byinshi byagiye bivuka bishobora gufasha abantu kwiyubaka no kwigarurira icyizere. Ariko ubwo nkomoje ku kintu mwari muvuze, nk'ubu jewe ndibaza nk'umuntu wagiye gushaka akazenguruka nko mu bantu 4 5 6, ubwe yavuga ati reka wambereye umubyeyi, atereka wambereye umubyeyi, atereka wenda akaza kugira kubona uwo yishyura akamubera uwo mubyeyi, akaza kubyara, urumva ntazishyura uza kumuhemba. Ese mama Asira, turacyari mu muryango, uwo muntu nko muri iki gihe utekereza yuko eta morale ye yubakitse ite? Yubakitse ite? Abo bari kumwe bashobora kumufasha gute? Kuko hari n'igihe abantu bavuga ati yemwe ibyabaye byarabaye, ntugahora usubira hariya, ntugahora usubira hariya. Ariko nk'ibyo byose muvuze n'ibintu bishobora gutuma umuntu nubwo yaba ntacyo abuze ariko yibuka, ndabyaye, simbonye nuza kumbwira ngo wakoze, ndagize nti. Ese mama Asi, nk'uwo muntu ubu ngubu igikomere cye gishobora kuba giteye gite, cyangwa se bishobora kumugiraho izihe ngaruka nko muri iki gihe, kugira ngo wenda umuntu udukurikiye umufite cyangwa ufite umuturanyi umeze ucyo, cyangwa uwo baririmbana, cyangwa simbizi uwo bakorana se, cyangwa ashobora kuba ari na muramukazi wawe ariko utajya guha agaciro icyo kintu, cyangwa muramu wawe. Gerageza uduhe ishusho y'umutima w'uwo muntu ubu ngubu, uko utekereza ko byaba bimeze nk'inzobere mu bijyanye n'ihungabana. Imana ibamuke. Kwihungabana rero, mbere yo kunaza kuri icyo ngicyo, umuntu yabanza akavuga ati ese hari igihungabana n'iki?
ihungabana ni imyitwarire y'umuntu wahuye n'ikintu gikomeye cyamubayeho atakiteguye kikamwangiza, ari mu mitekerereze, ari mu mibereho, ari mu mibanire, ari no mu myitwarire. Abo bantu rero iyo urebye nko muri 94 ababyibuka no mu mashuri wasangaga nk'abana bagahungabana ari benshi, ugasanga ikigo bagifunze kandi twari dufite inzobere nkeya. Ugasanga mu muryango aho umwana ari n'imfubyi ni kwa bene wabo, imyitwarire ye barareba bakabonera munaniye bakamwirukana. Yashaka umugabo akavuga ati yewe uyu muntu sinzamushobora, ati ageze mu kwa 4 noneho biranakomeye. Kandi nta kintu gihungabanya nko kuba utarabashije gushyingura abawe. Hari benshi batashyinguye n'uyu munsi wa none batazi ngo ababo bari hehe. Uwo muntu rero bisaba yuko umuryango umufite ubanza kumenya ngo niki cyahindutse muri we kandi niki cyabiteye. Yagera muri iki gihe burya nta cyago nko kubura umuntu ukubwira ngo mpore. Byibuze abo bari kumwe nabo bakamubwira bati turi kumwe. Niba duturanye nk'abana ntasohoka, byibuze nkajya kureba impamvu adasohoka, nkamubwira se waramutse, turi kumwe. Umugabo wamushatse cyangwa umugore wamushatse akamenya kumubwira ati ndabizi ko ntabasha gushima aho ubabara ariko turi kumwe, ukamwumva akabona byibuze yuko ari kumwe n'umuntu umwumva, n'umuntu ufite ubumuntu. Mu mwuga wacu bakita empathy, ni ukuvuga ngo yishyize mu mwanya wanjye, yambaye inkweto zanjye, arababarana nanjye. Kubabara ntubabare wenyine, warira nturire wenyine, washaka gushyingura ntiwijyane. Buriya hari abana bagiye agafata nk'inzira akava nk'ini Kigali akajya Cyangugu agiye gushyingura, yarari kumwe n'abantu akabura byibuze umuherekeza. Ubundi ntabwo guhungabana biterwa n'ibintu bifatika gutya, biterwa n'imyitwarire tugira imbere ye, amagambo tumubwira, uburyo tumureba. Kuko amaso akureba neza urayabona, nakureba nabi urayabona. Tukumva yuko akababaro ke gafite ishingiro, tugaha agaciro igikomere cye, tukareka kuvuga ngo ngo kwezi kwageze ngo noneho ntawe uzamukira. Tukumva yuko ari uburenganzira bwe bwo kuririra bwo kuririra urugingo yabuze, bwo kubabazwa n'ibyabaye muri iki gihugu na Genocide yabaye muri iki gihugu. Cyane ko umuntu wareba akabona cyangwa se watekereza kumva ntacyo yamukoreye, abafite icyabuze muri we. Nubona umuntu akagera tuvuga akagera nko ku muntu wakomeretse, abandi bose bibababaje, ukabona ntacyo bimubwiye, ari insensible, abafite ikibazo. Rero byibuze muri uko kwezi, muri iyi minsi ikomeye, muri iyi minsi y'akaga, iyi minsi 100, uretse ko akababaro bo baranagahorana, byibuze tumwereke ko atari wenyine. Arakoze cyane mama Asira. Hari abantu batazi yuko mbikomoje ku kiganiro mwigeze kuduha kivuga ngo buriya ngo umuntu uri compliqué, si uko ari compliqué, ahubwo bari atabaza ati muhindukire mu ndebe, hari icyo shaka kubabwira, hari icyo shaka ko mumfasha. Ubwo nkaba nari ngize nti ese ubwo nko muri iki gihe ntihari abantu baba batazi umumaro wo kuba ushobora guha akanya uwo muntu akavuga, nubwo yaba ari kuvuga ibiterekeranye, reka mvuge gutyo, wenda kubera ko hari ukuntu mu mutwe bitagenze neza, bitewe nuko wenda yasubiye mu matongo, bitewe nuko yasubiye hahandi bamwirukankanaga, nuko ariko ntekereza yuko abantu benshi tutazi umumaro wo kuba umuntu ashobora kuba ari haravuga akavuga, noneho wowe ukicara ukamwumviriza, rimwe ukajya unikiriza. Ese ibyo bintu mama Asira, hari ikintu bishobora kuba byafasha umuntu nk'uwo nguwo ufite nk'ikibazo nk'icyo muri iki gihe? Mbere yuko njya ku kindi kibazo numva nifuza kubabaza. Imana umugisha nawe ndawukwifurije. Uriya muntu ushaka kuvuga cyangwa ufite imyitwarire idasanzwe, birasaba kubanza kureba ese aranshaka, kuko hari n'igihe badashaka umuntu. Niba atagushaka
biha agaciro, hari impamvu. Hari icyo waruvuze cyiza uti hari n'igihe asubiraho yarari, hari n'igihe ashobora kubona iyo sura akabonera mwibutsi iyo bahuye ahunga uwamuvumbuye cyangwa se uwamubwiye ijambo ribi. Tuvuge nk'abari abana bagiraga ihungabana akajya nko kwa muganga, hari nk'abantu nubwo yaba ari mu mwuga ashobora nko gucikwa akaba yavuga ngo nibyo yigira, uwo muntu akakwitiranya nawe akakubona mu nkweto ze. Ni byiza rero kubanza kumenya uyu muntu ko yajyaga anyibonamo, uyu munsi ko atanyibonamo, ukabyubaha. Niba rero atajyaga kwibonamo, uyu munsi akaba arakwibonamo, arashaka kuza iwawe kuharara, uyimubwira ngo hoya singukeneye, muha akanya umwumve mu biganireho. Niba ubona bikurenze shaka abandi bagufashe, ariko yo kuguhungiraho ngo umubwire ngo reka reka nta mwanya mfite. Abo ni babandi nk'abana bajyaga bagira gutya nko mu kwa kane cyangwa se no mu kwa gatandatu cyangwa n'ikindi gihe akavuga ngo nubwo namaze abantu ngiye kwa masenge, yajya nko kwa nyirasenge akamubwira ijambo rimume n'umutwe, akumva ko aje kureba iby'amasambu, akumva ko aje kumucurira abana, akaba yamubwira ijambo ribi, umwana akarara agenda atanatekereza ngo ndahura n'ikintu kibi. Ni byiza rero kumenya ngo ndamubanira nte, kandi icyo akeneye cya mbere na mbere ni urukundo. Nubwo utamuvugisha ugafata amazi ukamuha uti niba ufite inyota, niba ufite inyota akira amazi, cyangwa se umbwira ikindi ngo akabona yuko umuhaye agaciro nk'umuntu, kandi umuntu waje asanga undi muntu ntabone yaje asanga umuntu utamwitayeho. Arakoze mama Asira, yatugiraga inama ku bantu wenda bashobora kuba bafite abantu cyangwa nk'umuntu wagira gutya akabona umuntu bari kumwe yagize ikibazo cyangwa ibimenyetso bigaragaza yuko hari ukuntu atameze. Ashobora kuba ari n'umugabo wamushatse akagera igihe akabona abo bana ntabwo abitayeho, icyo gihe azamenye ko uwo mwana uyu munsi nta mpamvu yo kugira ngo yumve ko yateshejwe uburenganzira bwo kugira umubyeyi. Niba mama atamufitiye umwanya, papa namenye uburyo amufata kandi abigarure neza. Navuga ati mama hasigaye anyanga, oya mubwire mama ntabwo akwanga, ahubwo ubu ngubu afite ibibazo, njyewe ahubwo ngwino umbwira urifuza iki, amutembereza. Agira ati ni ukuvuga ngo n'abashakanye bagerageze gusoma. Mu mwuga wacu tujya tuvuga ngo iyo uri kumwe n'umukiriya wumva ibyo akubwiye n'ibyo atakubwiye, arebe ibyo amubwiye n'ibyo atamubwiye, imyifatira amwereka n'iyo atamwereka, cyane cyane abigereranya nuko yajyaga yitwara. Noneho amwunganire, namara kumwunganira naza gusubira mu buzima busanzwe amubwira ati byari bitagenze neza, umuntu nakumvaga kandi twafatanyije kandi turi kumwe ndakumva. Arakoze umutumirwa wacu aratubwira amagambo akomeye cyane. Ngira ngo wenda twibanze ku bagore, abagabo, ariko ngira ngo hari n'abana bakiri mu miryango uyu munsi, kandi wenda ibi bihe nabyo bigiraho ingaruka. Abo bo mama Asira urabavugaho iki? Mbere yo kuvuga no kubana, reka iyo turebye neza ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, basanze ngo babukoze muri 2018, basanga mu abanyarwanda bose muri rusange byibuze 4% babana n'ihungabana. 4% ni benshi. Mu bantu 100, 4 muri bo babana n'ihungabana ririmo agahinda gakomeye. Noneho mu bahuye na Genocide, mu barokoze Genocide yakorewe Abatutsi, 35% babana n'ihungabana. Muri abo rero 35 harimo abarera abana, kandi twabonye ko ihungabana rituma n'imyitwarire ihinduka, rituma n'imibanire ihinduka. Niba ari umubyeyi yarahungabanye ataraherekejwe, wumva uko arera abana, nta rukundo abagaragariza, ntabwo ari bugira igihe cyo gusabana nabo, ntabwo ari bwuzuza inshingano ze nk'umubyeyi, kubera ibikomere yifitiye nabo arabakomeretsa. Abo bana rero abarokoze Genocide bo bamaze gukura, bamaze kugira nk'uwari uruhavuko, bamaze kugira 28, ariko niba
yarafashwe nabi urwo rugendo rwose, wibaze icyamuvuyemo, wibaze ngo niba ku rugo ruzaba rumeze rute. Buhari na transgenerational trauma, ya trauma y'uruhererekane iva ku babyeyi ikagera ku bana bitewe nuko ababaherekeje bari bakomeretse. Rero uwo mwana ibyibanze wenda ntiyabibonye, cyangwa se abona yarahemukiwe n'utakagombye kumuhemukira, noneho niba yarahemukiwe nawe abe yahemukira abandi. Rundi rugero niba batamwitaho, nk'abakorana urugero n'abana bamwe ibiyobyabwenge cyangwa se abana bo mu muhanda, basanga kenshi atari bo bafite ikibazo, ahubwo ikibazo kiri mu muryango wabo. Ntabona ibyo agomba kubona, niba atabibona rero imyitwarire ye irahinduka. Uwo muryango rero uyu munsi mu bana harimo imyitwarire idashobotse, hanyuma harimo gutwara inda zitateganyijwe, harimo kunywa ibiyobyabwenge, harimo umujinya, harimo agahinda, harimo ibintu byinshi nanone by'ibikomere, ariko biturutse yuko barezwe n'abakomeretse cyangwa se bitewe nuko ingaruka za Genocide zageze muri rusange ku muryango nyarwanda. Imana ikomeze irengere imitima y'abanyarwanda. Ariko ndashaka kubaza ibibazo bibiri dusa nk'abagana ku musozo. Ikibazo cya mbere ngikomoje ku kintu narindiho ntekereza igihe mwari muriho muravuga. Nigeze ngwara njya mu bitaro, reka ntange runo rugero. Nari ngwaye umutwe, noneho kandi si kera, ndakeka ari 2017 irangira, urumva ko atari kera. Noneho hari abantu natekerezaga nkahita mera nabi kurusha, baba bamaze no kuntera umuti, nkongera nkamera nabi, kandi njyewe ntabwo nari mbizi ko ari cyo. Noneho hakaba n'abandi bazaga kunsura, oya nkahita nsubira inyuma, noneho tashye igahita ijya hasi. Bakanga bagerageza kugenzura ikiriho gituma mu kanya ndemba, mu kanya nkoroherwa, n'ubugwayi nari nagize bwari butunguranye. Naguye muri ipo ndi muri bisi, kandi naje gusanga ni ibintu byinshi ngene nari natekereje. Noneho rero igitumye nza kukubaza iki kibazo kugira ngo bamfashe, baje kuromarika yuko hari abantu bari kunsura nkamera nabi kurusha. Muganga byamufashe umwanya arambwira ati se uyu muntu bijya abaganga n'abahanga, kandi uwo muntu ntago narinzi, bamwe muri bo sinarinzi ko giyewe mbafiteho ikibazo. Bikwereka ukuntu ubwonko bw'umuntu bibika ibintu byinshi. Ntabwo narinzi ko muri bo hari abo mfiteho ikibazo, ariko muganga amaze kubivuga, byonyine akibivuga nahise nduka. Noneho rero arasaba ati rero nta muntu wemerewe kuza gusura uyu muntu ubu ngubu muri iki gihe agwariye hano kuri ibi bitaro, kireka uwo twemereye. Yasa nkaho yampaye umwanya wo kuza no gutekereza no kwibaza impamvu abo bantu ntari kubakira, no kuza kongera gusubiza amarangamutima yanjye aho agomba kuba ari. Yewe nta n'umuti ukomeye bampaye. Nasanze ikibazo cyanjye, ubugwayi bwanjye bwari bushingiye kuri ibyo bintu kandi ntabizi. Hanyuma ngira inama y'uburyo mbikemura. Harimo abantu nisanga byanga bikunda tugomba kuba turi kumwe. Ushobora gusanga uyu munsi umuntu arembeshwa n'umuntu babana, atari buhunge, harimo abantu tugomba kuba turi kumwe byanga bikunda, ariko kandi batari ireme mu buzima bwanjye. Nshobora guhunga, nshobora kwimuka, nshobora gufatira ibindi byemezo byo kubegezayo mu buzima bwanjye. Hanyuma rero biramfasha, nari ndembye pe. Ubwo rugero ndutangiye iki? Hari abantu rero uyu munsi bashobora kuba bari muri leta nk'iyo ngiyo, wenda nari nubwo ntatanze impamvu z'abo bantu n'impamvu byagenze uko, ariko mbihuje n'iki gihe. Hari umuntu uyu munsi ushobora kuba umuntu bari kumwe amwibutsa ibintu byinshi. Ashobora kuba atari nawe wakwiciye, ariko yarasonze. Tuvuge wasigaranye tante, tonto se, nyogokuru se, hanyuma arakwihakanye kugira ngo asigarane iyo mitungo, cyangwa se hari ibintu byinshi byagiye biba nyuma ya Genocide bibi cyane mu muryango, ukabona umuntu yateshejwe agaciro.
ariko ugasanga kuko utagira iyo ujya biracyari ngombwa kubana n'uwo nyokuru, biracyari ngombwa kuba kuri uwo mutante, biracyari ngombwa kuba kuri uwo mutonto, biracyari ngombwa kuba kuri uwo mukuru wawe, biracyari ngombwa. Ndabaza mu bibazo ku mpande zombi ebyiri, ni iyihe nama ushobora kugira abo bantu bafite abo bantu bameze gutyo? Ni iyihe nama kandi ushobora kugira uyu muntu kugira ngo akumire kuza kugera hahandi habi? Ngira ngo ikibazo cyanjye kirasobanutse. Imana ibahe umugisha. Ikibazo cyawe rero kirumvikana. Uriya muntu wifitiye ibibazo kubera bariya abantu kandi adafite aho ashyira, byakabaye byiza abonye umufasha kubaka. Mu mwuga wacu tubyita kumenya itsinda ry'ubuzima cyangwa se ikipe y'ubuzima turi kumwe. Wowe Elize ushobora kuba uvuga uti ndi kumwe n'umuvandimwe, ndi kumwe n'umwana wanjye, ndi kumwe na tante umwe, undi tante ntacyo ambwiye. Ni ukureba abantu bangombwa, abo bantu bakubaka. Nk'uko uriho uvuga uti hari abazaga kunsura nkumva ndanezerewe, noneho akareba ngo abandi bantu bamugeza habi. Kuko ikijyana abantu habi niki? Ni ukwibuka urusaku rwari ruhari, kuko ihungabana ni iryibutsa umuntu ibyo byumviro bye byahuye nabyo, ari byo yabonye, ari byo yumvise, ari byo yashyize ku rurimi, ari byamwangije ku ruhu nk'umuhoro wamutemye, cyangwa se ibindi bintu nk'inzu yamuhiriyeho, ibyamuhumuriye byose, yumvise ibyo yabonye, ibyo yahumuriwe nabyo byagiye ku rurimi n'ibyamugeze ku ruhu. Ibyo byose rero bimugeza hariya. Bibaye byiza, uretse ko kuba amaze iyi myaka, ntabwo navuga yuko yarangaye, ariko nabona hari icyo byaremye muri we, nashaka ubufasha. Niba rero hari umuntu umusubiza hahandi, umusubiza ibujyahabi, utamwubaka, bibaye byiza namushyire hariya ku ruhande. Hari umuryango nzi, umugabo yari yarafashe ikintu cyiza, umugore we yaravugaga cyane, akavuga cyane, kandi abantu bavuga bari baramukomerekeje. Arangije aramubwira, tuzi ko iyo uvuga ntumve ibyo uvuga, iyo uvuga umuntu uzi numva. Nahise mbwira amatwi yanjye ngo ntakumve ibyo uvuga. Rero ni byiza gufasha uwo muntu, abo bantu akabagendera kure. Erega ni ikibazo niba uhuye n'ikibazo mu buzima ukaba uruzi ushobora kugikemura, hangana nacyo. Ariko niba uruzi kiri bukwangize, cyihorere, wicire ku ruhande, ushaka ikindi uri bushobore. Nubikemura uhere ku byo ubasha gukemura, uvuga uti iki nagikemura kuri 80%, ariko iki nduzi ndi bumare iminsi 3 ntaranagikemura kuri 5%, reka nyihorere. Abo bantu rero bibaye byiza yabareka, hanyuma akabana n'abamwubaka, abamusenya akabareka. Kuko burya hari abantu yajyaga avuga ati, "Jyewe rero iyo nagiye kwibuka nkajya kuri stade, numva abantu barira, nanjye nkahita ntekereza ibintu bikambabaza." Buriya leta hari igihe yigeze mu bijyanye muri Minisiteri y'Ubuzima baravuga bati, umuntu wumva najya kuri site yo kwibuka bimumerera nabi kandi akumva atagiyeho ntacyo byamutwara, azabyihorere, azagende uko ashoboye. Uwo muntu rero nabane n'abo bantu aruzi bamwubaka, bariya bamusenya abihorere. Noneho uriya rero uruzi umujyana hariya abaye imfura, kubera ko buriya hari icyo ntawe utinya ijoro atinya icyo bahuriyemo. Niba ruzi atamwibonamo, nashakisha impamvu, nayibona amusaba imbabazi, natayibona basi ajye yiyigirira hirya amureke. Hari umuryango nzi, umugore yajyaga agira amahane cyane, ariko umugabo yaratuje, akamubwira ngo ururimi rwoshywa n'urundi, ubwo utangiye kuvuga reka nigendere. Bibaye byiza uriya muntu yaba imfura akareka kwica, kuko uriya muntu hari kigeze kumwica kimuturutseho, yiguma kumustoneka, rero yiguma kumusonga. Nawe buriya bari abantu iyo babimenya bari kureka kuza, kuko urumva nta kiza babaga bakuzaniye, babaga baje ahubwo kugusubiza inyuma. Arakoze mama Asira, twihuse tugana ku musozo. Ushobora kuduha ibimenyetso nibura byibanze ushobora kureberaho ko umuntu yatangiye kugaragaza ihungabana? Ni nk'ibihe bimenyetso bishobora kukwereka ati aha rero ngomba gutangira gushaka uko mbigenza neza kugira ngo uyu muntu
bitaza kugera ubwo biba bibi, kugira ngo wenda abantu bafite abo bantu mu muryango bashobore kumenya uburyo babafasha, wenda ibintu bitaraba bibi cyane. Imana ibamugishe. Urakoze. Ibimenyetso ni byinshi kandi ntabwo ari bimwe kuri buri muntu, bigaragaza mu buryo butandukanye kandi biterwa nanone n'icyamukomerekeje. Ushobora gusanga nk'umuntu hari igihe kigera ntashake kugira uwavugisha, bibaye byiza bamureka ariko ntibamwicishe inzara, keretse niba adashaka kuvuga ntashake no kurya, kuko hari n'ugera igihe ntashake no kurya akiyicisha inzara. Ubundi nanone kwiyahura byo ni bibi, kuko niba adashaka kurya ni byiza kureba ngo ese arafite byibuze ibimugumisha mu buzima. Ashobora kuba kiriya gihe avuga ati njyewe sinshaka kujya ku kazi. Umukoresha ni byiza ko nabona uwo muntu mu gihe runaka ashaka kwiyibukira be, cyangwa se ashaka kwigira hari icyo bita deuil individuel, memoire individuelle. Niba ashaka kujya kwiherera yisaba uruhushya ngo ajye mu kiruhuko barumwime, kuko nibarumwima n'akazi nta musaruro azatanga, nabo babana ntibazabana neza. Hanyuma niba ari uwo bashakanye namube hafi kandi amufashe. Niba ari abaturanyi cyangwa se inshuti ze bagerageze kumuhamagara, kuko muri kino gihe dore turi no mu gihe gikomeye cya covid, ntabwo turiho tubasha kujya kwibuka mu buryo bwa rusange, ariko telefone ntaho zagiye. Umuntu nashaka akoreshe WhatsApp, akoreshe video, umugaragariza urukundo, umwiteho niba uruzi ko abikeneye. Ariko niba adakeneye kuvuga nabyo byubahe, ngubahe uko guceceka kwe, kuko afite urugendo ariho akora, ariko wo kuhamurekera, kuko kuhamurekera nabyo ntabwo ari byiza. Ikindi rero hari nk'abashaka noneho bagira imyitwarire ishobora kubajyana ahantu wabi, akaba yajya mu biyobyabwenge. Ni byiza nanone ngo yo kuba ari wenyine. Niba ashaka kunywa nanywa, ariko umufasha anywe mu rugero, cyangwa se anywe yafashe ikintu, ko nabyo biraba. Hari imyitwarire rero yindi wa mugani ijyana habi, nk'abasambanijwe ku gahato, bagera ahantu habi cyane. Ni byiza kureba ngo ibimenyetso ari hagaragaza ni ibihe, nkamufasha ariko nabihereyeho. Ariko umukuri hari agahinda, hari ukwiheba, hari uguceceka, hari ugukora ibyo utakoraga, hari ukuvuga ibyo utavugaga, cyangwa se hari no kuvuga ati ngiye guhungira no mu isengesho. Hari byinshi buri muntu wese afite icye, byaterwa n'abo bantu. Niba hari nk'urugero ufite ukambwira, ariko nk'umwana we ashobora no kwanga kwiga, ntabwo uzamumuhatira, cyangwa se umuntu wakoraga akazi akakanga, ariko ni byiza yuko umushakira umufasha kugira ngo abone ko iyi nzira nayinyura iramujyana habi, iyi nayinyura iramujyana heza. Aba professionnel bazamufasha. Amahirwe tugira nuko ubu ngubu leta mu byo yubatse n'abajyanama b'ubuzima bo barahuguwe, kandi ijisho ry'umuturanyi riba rizi ngo kanaka agira ibibazo, kandi yabigize biba bimeze gutya, noneho bakamufasha. Arakoze cyane mama Asira, uvuze ibyo bintu bituma ntekereza ikindi kibazo. Inshuro ya 27 twibuka Genocide yakorewe Abatutsi ije mu gihe kibi cya COVID-19, kandi hari abantu bajyaga ku nzibutso cyangwa yajyanaga izo ndabo, nibura akavuga ati mama namugezeho, nibura namushiriye ururabo, araza kwibuka ko nasigaye, akumva nyene biramunejeje, hari ikintu bimukijije no kubona abantu bamuherekeje bavuga ati tuzajye gusura. Abantu bajya bahamagara ati tuzajya kwibuka iwacu, umuryango wanje, abantu bakishira hamwe bakaguherekeza, ukabona ni byiza. Hari ukuntu umuryango wawe nibura uhawe agaciro, ariko iki gihe ngira ngo ntago biriho bikunda cyane. None narindiho ntekereza, iyo ntishobora kuba indi trauma ya kabiri mu mitwe y'abanyarwanda. None gira inama ntoya ugira abantu bagiraga amahoro ari uko bageze wenda ku ahashinguwe imibiri y'abantu babo bazize Genocide yakorewe Abatutsi. Umuntu uri gukurikira iki kiganiro uyu munsi
twamugiriye inama kugira ngo agerageze agwane n'abamarangamutima ye bitaza kumuviramo indi trauma y'ubundi bwoko. Ese hari ukuntu umuntu yagwana n'icyo kintu Imana ibaho? Cyane buriya rero kuri bihe bajya bavuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ubushize twibutse bimeze nabi cyane, noneho turi no muri guma mu rugo, ariko abantu kubera ko igihugu nyine hari ukuntu igihugu cyacu wagira ngo Imana buriya iradukunda cyane. Hari ukuntu ikoranabuhanga ryari ryarateye imbere, WhatsApp yaraje, na televiziyo, imbuga ari nyinshi nazo na za YouTube. Kiriya gihe abantu baributse kubera ko hari icyago kindi gikomeye. Ntabwo abantu nubwo hari abaheranwe ariko ugeranije nuko abantu babitekerezaga ntabwo ariko byagenze. Kubera iki? Kubera ko ibiganiro byaratanzwe, hanyuma message zihumuriza, amagambo ahumuriza yaratanzwe n'abayobozi benshi, hanyuma kandi n'ababandi baba baziranye bya bindi navugaga baramuhamagaraga, bamwe bajyaga bamuherekeza n'ubundi baramuhamagaraga. Ubu rero noneho biroroshye kurushaho, n'ubundi izo mbuga za WhatsApp zirahari, noneho byanateye imbere kurushaho. Hari za Webex, hari za na Google Free Call, hanyuma hari na WhatsApp. Baranibuka, abantu baribuka, baribuka mu matsinda, ugize ikibazo akavuga abandi bakamuherekeza. Biba byiza iyo harimo nk'umwe ubifitemo ubunararibonye. Ye nk'ubushize rwose nabonye twagiye twibuka ahantu henshi mu matsinda, kandi ukabona hari icyo bitanze, kuko na mbere yuko kwibuka bitangira habayeho guhugurwa ku bijyanye no guherekeza abantu mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ubundi twari tumenyereye ko ubujyanama kwihungabana ari umuntu ari kumwe n'undi nk'uko turi kumwe, ariko ubu noneho twize no gufasha abantu kuri WhatsApp. Urabizi nawe tujya tubikora. Icyo rero kizabafasha. Ikindi kizabafasha ni iki? Leta nyine kubera ingamba yafashe bigeze ahantu heza bavuga bati ntabwo twemera abantu benshi, ariko turemera ko umuryango ufite umunsi wabo wagennye wo kwibuka bashobora kuherekeranya ari bakeya, bubahirije amabwiriza, bakajya ku rwibutso bakajyana indabo. Uwo muntu rero n'ubundi abo bantu bazaba bari kumwe, bajyane y'ururabo, baze mu rugo, bamuhe amagambo yo kumuhumuriza, baganire gatoya, nta birori ntaki, hanyuma batahe. Bitazaba ni ibya rusange bimwe byo kuri stade cyangwa se ku masite, ariko ubundi bizakorwa ku ikoranabuhanga. Hanyuma indi nama nuko byibuze muri iki gihe umuntu azavuga ati nanjye naherekeje umuntu umwe cyangwa se babiri. Erega buriya na Genocide Abanyarwanda iyo bagenda baba intwari nk'aba bandi bagiye bahisha abantu, buriya ntabwo Genocide yari kugira ubukana nk'ubu ngubu. N'ubu rero mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 27 Abanyarwanda nibagira umutima w'ubupfura, bagahamagara bagenzi babo, bakamenya ngo nta buraye, bakamenya ngo niba inzu ye yamuviraga cyangwa se niba yari afite ikibazo iki n'iki, baraterateranyije baramufashije, nta kibazo azagira cyane. Yega azagumana cya kindi nka kwa kundi wambwiye uti mu bwonko harabika, ariko ntibizagira ubukana nk'ubwo byari kugira ari nyakamwe yumva ari wenyine. Rakoze umutumirwa wacu, ngira ngo ikiganiro cyacu kiganye ku musozo Mama Asira, kandi mutubwiye ibintu byinshi by'ingenzi. Turakomeza tubwira abantu cyane cyane abagizweho ingaruka na Genocide yakorewe Abatutsi ngo bihangane, kandi Imana y'amahoro ibane nabo muri iki gihe gisa nkaho kitoroshye. Ngira ngo ndanavuge ngo twibuke, twiyubaka, wihangane, umenye ko amahoro ya mbere, umuntu wa mbere ukwiye kwikunda ari wowe. Birashoboka ko nta gukunda, birashoboka ko uri atakumva, ariko shaka uburyo wiyubakamwe amahoro, shaka uburyo wiyubakira umudugudu w'amahoro muri iki gihe gisa kitoroheye imitima y'abantu benshi. Tuganye rero ku musozo. Mama Asira, mwakoze, ngira ngo mwasezera abari reka mbasezere inshuti z'ikiganiro Inkingi y'Umuryango, mbabwire ngo bakomere, bakomezanye, twibuke, twiyubaka, turebe aho tugeze twiyubaka,
ni heza iyo urebye iby'igihugu cyagezeho kandi natwe twabigizemo uruhare, ndetse nshime nabo bagizweho ingaruka na Genocide ko batasigaye inyuma, bemeye bakagenda mu ntege nkeya, ababasindagiza bakabasindagiza, ntabwo bigeze basigara inyuma, bakomeze bubaka ubudaheranwa. Arakoze cyane mama Sira, tubibutse yuko iki gihe turimo twese abanyarwanda turakeneranye, bijisho ry'umuturanyi, ubijisho ry'uwo mukorana, ubijisho ry'uwo musengana, ubijisho ry'abana bawe, ubijisho ry'umutware wawe, ubijisho ry'umufasha wawe, kugira ngo turebe yuko twibuka ariko tudasenyutse, twiyubaka. N'urubyiruko ni imbaraga zikomeye, n'ubu bariho baranadufasha no guhangana na COVID, nabo biyubake, bakomeze biyubake, nibo mbaraga z'igihugu z'ejo hazaza. Reka dusoze tuvuga ngo impore 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 Rwanda, ariko tuzi ko Imana imaze gukora ibiruta cyane ibyo twibwira muri iki gihugu. Turacyayifitiye icyizere uko bizagenda biza, hari igihe ibikomere byacu bizahinduka amateka. Tukwibutse yuko ufite igitekerezo ushaka gutanga, watwandikira muri comment, cyangwa wumva wenda atari icyajya muri comment, wakwandika kuri 0788350413. ushobora kuba hari ni kibazo wumva wifuzaga kubaza umutumirwa wacu w'uyu munsi, wazaca kuri telefone yanjye tukamubaza niba ashobora kubyemera tukabahuza. Imana y'amahoro ibane namwe. Cypriano wakoze kudufatira amashusho. Reka dushimire namwe mwese mudahwema gukurikira iyi channel y'inkingi y'umuryango. Tubibutse yuko intego y'iyi channel ari ukurinda amahoro y'umuryango. Imana ibaha umugisha naho ubutaha.